ADEPR ngira ngo twarabivuze muravuga ngo dufite ibikomere ariko reka tunabigire ni mu gihe ukomerekejwe arakomereka kandi uwishwe arapfa ukubiswe arababara urabyumva neza ugonzwe arakomereka uwanzwe urabyumva neza arangwa kandi ntago umuntu yaguhirika ngo utahutara ibyo kutubwira ko ari ibikomere bituvugisha rero reka twemere ko nabyo birimo ariko ibyo twavuze bibaye impamo iri dini uretse nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo niwe dukorera imitwaro yose kuva mu isibo ukagenda ukagera ku rwego rw'igihugu ngira ngo niwe wahagarika umuvuduko twakwita umuvuduko benshi bavuga ko waba ari nk'uwo wenda gusenyuka sibyo abashumba ADEPR ifite amaparuwasi angahe 145 abashumba 110 bose kwisha abashumba b'amaparuwasi abashumba 110 b'amaparuwasi bose kwisha manene ADEPR muvugizo wa ADEPR arabirukanye tangazo hano ndarifite itangazo ndarifite iyi ni imyanzuro y'inama ibereye hano kuri Dove Hotel uyu munsi kuri iyi tariki ago bwije nanze ko bwira ya makuru ntayavuze mutera gatebe hari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda reka mbabwire abangaba barize tubyemera aba barize nta muntu bahaye paruwase atarize kaminuza ama post graduation bari bayarangije aba bagabo bari bavuye bamwe bagiye kuyobora amaparuwase bari abaganga abandi bari abaderegiteri b'ibigo abandi bari ndabyibuka nk'umushumba wacu simuvuze izina riyizi nubwo yanampemukiye noneho nanabivuge sibyo ariko akebo kagiwa mugarura umushumba yokeje undi mu kibuno aramwotsa baragiye ariruka undi aramubwira ati turacyaragirana ati naho ubutaha nyakuba mushumba yarampemukiye ariko naranamubabariye ngira ngo yavuye we yari perefe w'amasomo abo bita ngo ni ba perefe des études ibyarabireka araza tubwira ko Imana imwohereje ngo aze kuyobora paruwase none manda irarangiye abandi bari ba agoronome abantu bikorera mu turere abandi bakora mu mirenge abantu bafite imirimo barahamagarwa barababwira ngo igihe cyo kuyobora itorero urinjiji kirarangiye abashumba bose bari abashumba ngira ngo 400 na bose ngira ngo barabirukana baravuga ngo ntabwo bujuje ibisabwa none mu karere ka Rulindo hasigayemo paruwase imwe gusa mu karere ka Gicumbi paruwase imwe yitwa Byumba mu karere ka Gakenke paruwase imwe mu karere ka Muhoza ka Musanze paruwase imwe mu mujyi wa Kigali paruwase 3 iki gihugu cyose gisiganye paruwase 30 bisobanuye iki abashumba 140 babahaye ibikapu babahaye ibikapu uvati Louis Chemonique uvati Thomas Keskose ibyo nibyo twigaga ngo muri bya bitabo bita Macoline ibi bintu nabyo ni formulaire imeze nka Macoline aho bavugaga ngo ruseripa et parité attention reseripa et parité Marie va prendre le caillou à l'esseau et va rejeter à côté du pont. Aba bagabo barize harimo n'abari bafite za masters none ADEPR mu byukuri ko yatangiye yirukana igatangira ivugurura ivuga yuko ngo abantu ngo ntabwo bize abantu ngo ntibujuje ibisabwa ukibaza ukuntu umuntu utarize ayobora itorero
akarikura ku mukirisitu umwe, umuntu akabyara paruwase, akabyara iya kabiri, akabyara iya gatatu, akabyara iya kane, akabyara iya gatanu, akabyara ururembo. Ngira ngo ADEPR itangira gwari ururembo rumwe rwa Cyangugu, barabyara indembo ziragenda zigera muri 10. Iparuwase yatangiye ari imwe, paruwase ziragenda ziba 400. Nyakubahwa mushumba mukuru wa ADEPR, ngira ngo uhabwa itorero ryari rifite paruwase 400. None uyu munsi paruwase zisigaye ari 30. Bisobanuye yuko nta nubwo izisigaye ari 10%. Abantu ntabwo bumva uburemere bwo gusenyuka kwa paruwase. Abantu bumva ko iyo tubivuze abakirisitu bo baravuga bati aba bantu bishyizemo itorero, ariko itorero ni umubyeyi. Icyo turi cyo tugikesha ADEPR, urwego turiho turukesha ADEPR. ADEPR yaradukamiye, ADEPR yaratugaburiye, ADEPR twarayikoreye, ADEPR turayikunda. Tekereza ko binagoranye ko nabona irindi dini ryamfata ngeze hano nkaryiyumvamo nkarikunda nka ADEPR. Ibi byose umuntu abavuga nuko umuntu ababona. Ibaze nawe uri kumwe na sko na nyoko wagutwisa amezi 9 akakubyara, akaguheka winyarira, wikoraho ibintu byose, akaguhanagura adafite isesemi, iswa akaguhahira, akagucira inshuro, akakwikorera imiruho yose, akagutangiza ishuri, ugakuruka umugabo. Warangiza ukajyana na sko mu nzira na nyoko, ukabona umuntu abasuzugura akabakubita urushyi. Wabanza ukanyica kujya kubitema mu rushyi, wabanza ukanyica. Ari nishi wandikiye mama na data, buri mwuka mwandikire 5 nakubwira ntizireke uko ari 10 zinkubite. Ibi ngibi nibyo bitubabaza yo tubona biri kuba. Aba bagabo barize, ngira ngo wenda tugenda tuvuga ibikomere abantu bagenda baterwa n'itorero. Muzi ko iri torero ryari rifite indembo n'abashumba b'indembo, abo bose barirukanywe n'abashumba babungirije n'amamodoka yabo. Aba bagabo bagiye mu rugo, uyu munsi bari gucuruza ubunyobwa, noneho imodoka zagurishirizwa ari kuri Dove Hotel. Itorero rya ADEPR ryari rifite abashumba b'uturere, rikagira abakontabure. Aba bose barirukanywe ngo ntabwo bize, bakurwaho n'amamodoka yabo aragurishwa hariya kuri Dove Hotel. Abashumba b'uturere bamwe batangiye gupfa, bamwe bagwa mu tubari, abandi bagwa mu mazu y'indaya, abandi bataye umutwe. Wenda bakeya nibo bariho, ariko nabo umutima wabo uriho ikibyimba. Iri toro ryari rifite amaparuwase 400, abashumba b'amaparuwase 400 na bose barirukanywe. Ngira ngo abarokotsemo ni nka 3 cyangwa 4, ntabwo barenze 5. Barabirukana ngo ntabwo bise ko tibujuje ibisabwa. Bafonda amaparuwase mashya, indembo ziva kuri 5 ziragenda ziba 9, uturere tuvaho ngo nta kintu tumaze. None uturere turagarutse, baduhinduriye iki izina. Abashumba b'amaparuwase barigendeye 400 baragenda bajya mu ngo. Bamwe n'abamotari, sigemura n'abashumba b'amaparuwase basaza barimo kumotara, nabwo nta mamoto bafite kubera moto ntaho yazikura, nta na banke yamuguriza kubera ko bari barafashe inguzanyo ku mishahara bahembwaga. ADEPR birukana itabanje kurekida ayo madeni, irabirukana. Imperekeza babahaye n'umushahara umwe, nica ntigire gute nikize. Nge nta niyo bampaye, niyo bampaye. Umuntu yarambwiye ngo nzajye kurega, ariko Imana izamfashe nzapfe ntareze data, ntabwo nzarega data. Noneho aba bashumba baramotara, usanga afite akamoto ka sadisi, bwa bumoto bwa kera ako yaguza akiri umushumba paruwase, akakabika mu rugo kagenda kajegera. Abandi nugutira kugira ngo reko yabona 1000. Bambuwe amazu babagamo, murabizi ko ku maparuwase habaga amacumbi, bambugwa amazu ku turere habaga amacumbi, bambugwa amazu. Abeshi ntibari barubatse, bumvaga bazasazira mu itorero, ntibari barubatse, ntago babonye umwanya wo kubaka, ntago babonye umwanya wo gukora ibikorwa by'iterambere. Bumvaga bariyeguriye Imana nkuko mubona n'abapadiri.
iyo wabaga wabaye umupasitori ubundi icyari ikintu wabaga ubujijwe ni ugukora icyaha cy'umutima gusa, ubundi ukagenda ugakorera Imana nk'uko wagize gute wabisezeranye. Aba bashumba bose barabirukanye. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu ngubu abashumba b'amaparuwasi ngira ngo umutima urimo kubarya, bagiye kubaha wenda amatorero, kuko ngira ngo nk'uko itangazo ribivuga, nubwo ritavuze byinshi ariko nabyo turagira ngo tuze kubibabwira. Ndagira ngo mbahe amakuru neza, n'icyitwa amatorero nacyo cyangwa imidugudu nacyo kigiye kuvaho, kuko ubu ngubu ADEPR igiye gukora mu byo bita ngo ni amazone. Noneho hazabaho abayobozi b'amazone. Inshingano z'umushumba umwe wa paruwasi uzaba uyoboye akarere kose. Nawe nyumvira, niba leta irimo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi, uyu munsi paruwasi ya ADEPR izaba ingana n'akarere kose. Ibi ni byiza kandi nta n'icyo bitwaye, kubikora ntacyo bimutwaye, kuko kuyobora ADEPR umwaka umwe, ngira ngo abantu bose bayiyoboye mwarababonye, uretse umusaza usabwa Imana Samweli wagize gucya akigendera mu Bubiligi, ariko abandi bose bayoboye ADEPR babayeho neza my friend. Hari abantu baje baba bayobozi bari bafite imyenda n'ibyabo bigiye gutezwa cyamunara, bafashe amafaranga mu isanduku ya ADEPR bagira gute bishyura amadeni bari bafite, imitungo yabo irarokoka, kandi iyo ni imitsi y'abakirisitu. Abandi baraje barayobora igihe gito bubaka amagorofa, abandi baba bakire. Nta muntu wayoboye ADEPR ku rwego rwo hejuru w'umukene, bafite amafaranga. Ariko ikintu kibabaje ni ukuba abayoboye hasi b'uyu munsi babanaze mu rwabayanga. Twari tuzi ko nibura abangaba bo ngo bize, nongereho ngo bize, kuko ntumbwire yuko igitumye amasezerano yabo aseswa. Ngira ngo mu minsi ishize twarabivuze, turabwira tuti manda na kontra z'abashumba paruwasi zararangiye, iz'abashumba b'indembo zararangiye, hagiye gusigara indembo 5. Nababwiye ko paruwasi agomba gusera hagati ya 30 na 40. Murambwira ngo mba nacanganyukiwe, ngo nibihuha, ariko ndagira ngo mbabwire yuko njyewe ahantu nkura amakuru, sibyo, ahantu nkura amakuru yaba ya ADEPR yaba ari ay'umuntu, ni ahantu mba nakandagije ibirenge, akaba ari mo imbere mu ngoma, mba afite umuntu nka kakabuye k'imbere kaba kazwi n'uwayikanitse, n'uwagize gutya akayikana, nkaba ngize gute, aba ari umuntu wizewe. Hagiye gusigara amazone. Mbwire korari, ngira ngo nazo korari igomba kuba kuri zone. Bya bindi byo kuvuga ngo ivi na ivi, ahandi bigiye kuba ibihande, kuko uko bimeze izi sengero zose zisa nk'iziciriweho iteka, sibyo? Insengero zisa nk'iziciriweho iteka. Iby'isengero, zino nsengero ndagira ngo mbabwire ngo insengero zo muri Kigali zigiye kugurishwa. Insengero zo muri Kigali, ahantu insengero zo mu Musanze, insengero zo za Rubavu, insengero za Gicumbi, insengero z'ahantu za Rwamagana, hariya za Kayonza mu mujyi, insengero za Rwamagana mu mujyi, insengero z'ahantu nka za Muhanga, za Ruhango, insengero z'ahantu hafite agaciro nka za Rusizi. Izi nsengero zose zifunze, ariko zikaba ziri ahantu hafite agaciro, ahantu ikibanza kiba kiri kugura miliyoni 20, 30, 40, 50. Izi nsengero zose ziragurishwa. Niyo mpamvu mwabonye nta gahunda yo kuzisana, nta mafaranga ADEPR yigeze itanga yo gusana insengero. Bundi itorero ADEPR n'ibisengero ari izayo. Twabonye Kiliziya Katolika niba uzigerageza kubaka icyitwa paruwase cyose yari ifite hano mu Rwanda. Ubundi ngira ngo Katolika igisigaye ni amasantarari, ariko ikintu cyitwa paruwase cyose, ikintu cyitwa paruwase, urusengero rwose rwa paruwase
hantu hitwa paruwasi ya kiliziya katolika. Kiliziya katolika yatanze amafaranga, zose zashyizwe ku bigero RGB ishaka. Igitegerejwe nuko izo nsengero zifungurwa. ADEPR ngira ngo nta kintu ibyo bintu yigeze bikoraho. Hari n'isengero uyu munsi zifunguwe, ariko abakristo zirimo kugenda zisaza ku buryo ejo bundi mu kwezi kwa gatatu nazo ziraza gusuzumwa, nizirangiza zigire gute zifungwe. Ibi bintu rero biteye agahinda, ibi bintu birababaje. Abantu bazavuka bo ntacyo bizaba bibatwaye, ariko abantu babonye ubwiza bw'urusengero rwa kera bakaba babona n'urusengero rw'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire yuko amarira arimo gushoka ku mesho gabo. Nabagambira amazima, mwamanya ibyo ndukugomba, iwe basheja iwe bahara abojo. Ndabagambira nti abantu babonye uburungi ubwiza bw'urusengero bw'ikanisa ya hale, bakaba barareba uyu munsi uru rusengero rw'uyu munsi. Dusubiye inyuma, abantu barimo kuvugurura ADEPR ni ADEPR cyangwa hari abandi bantu nk'abayisilamu baba barahawe ikiraka bakababwira bakavuga bati mutuvugururire ADEPR, cyangwa hari nk'abandi bantu bo mu yandi madini. Jewe ndi kubaza abantu barimo kuvugurura ADEPR bakicara ku meza, ugafata abantu b'abagabo 150 ukabakura ku mishahara. Umuntu wamuhembaga, ubu bashumba amaparuwasi bahembwaga amafaranga menshi rega, nta wahembwaga amafaranga ari munsi y'igice cya miliyoni. Muranyumva neza? Bahembwaga amafaranga niburi ibihumbi nka 500, agahabwa amafaranga y'icumbi, akaba afite ipikipiki ya paruwasi agendaho, agahabwa komunikasiyo. Ntabwo ubu buzima, ntabwo ari ubuzima bubi. Ibaze rero guhita ufata uyu muntu ukamukubita umutego rugondi ihene ku itariki 13 ukamubwira ngo toka, tumubwira utigendere, wenda ejo uzamukubita ibarwa ajye kuyobora zone, ariko nta muyobozi wa zone uzahembwa ibihumbi birenze wenda 150 cyangwa 200. Utekereza se ko niba umuntu ahembwa ibihumbi 500 akaba yarafashe umwenda kuri banki kugira ngo wenda agure inzu cyangwa se yubake inzu ikaba itaranuzura, uyu munsi uyu muntu ukaba ugiye kumumanura, reka tubare kutarabirukana abantu 100 ugiye kubahereza amazone, ariko uzajya ubahemba 200. Ibaze rero gufata umuntu nk'ubu wenda niwe umuvugiza ahembwa miliyoni cyangwa 5, ibaze nk'ubu wahita mutereka kuri 1.5 ashobora no guhita asezera. Noneho ibaze gufata uyu muntu ugahita umushyira ku bihumbi 200, wamara kumushyira ku bihumbi 200 ugasanga afite ideni rya banke yishyura 1/3 cy'umushahara. Niba wamuhembaga 600 yishyuragaho 200 agacyura 400. Niba wamuhembaga 500 yishyuragaho 200 agacyura 300. None uyu muntu ugiye kumuhemba 200, numara kumuha 200 yose ace kuri banki yafate. Nimara kuyafata uyu muntu arahinduka ikihebe, uyu muntu arahinduka umuntu washaririwe, ashobora kudasezera kuko nta handi hantu afite ho kwerekeza. Ariko uzamutunga ari mubi, nta kintu azungura itorero, nta kintu azungura abakirisitu, nta kintu azungura igihugu, n'umuryango we ntacyo azawungura. Azaba ari ikintu kimeze nka stati gusa cyangwa se baringa kibereye aho ngaho, kandi nabona icyo yiba azakiba, nabona icyo anyereza azakinyereza. Uyazahimba inyigisho zimuhereza amafaranga. Ndongera ngaruke ngo ni bande bari kuvugurura ADEPR. Ijambo umushumba mukuru wa ADEPR yavuze ko ngo bari kuvugurura ADEPR bashingiye ku bitekerezo byatanzwe n'abakristo ubwo bazengurukaga igihugu cyose. Nkongera nkibaza ngo uba abakristo ba ADEPR bari bazi ko hariho paruwase 400 na ubu batanze icyerekezo, igitekerezo kivuga ngo paruwase nizigabanywe hasigare 30. Hari amakuru avuga ko impamvu paruwase zigabanyijwe
ngo ari ikibazo cy'amaturo yagabanutse kubera ifungwa ry'isengero. Iki ngewe ndagifata nk'ikinyoma, kibaye ari cyo si yaba ari impamvu, kuko mu ndahiro z'abapasitoro ndagira ngo babwire yuko bo ubwabo barahirira kudakorera amafaranga cyangwa ibihembo. Aho kugira ngo ufate umuntu umujyane ku rusengero umwite umuyobozi wa zone umuhembe 200,000, ahubwo wamuhamagara paruwase yikagumaho ugakomeza ukamwita umushumba wa paruwase, ariko ukamubwira ko nta bushobozi bugihari bwo kumutunga nk'uko wamutungaga. Noneho byarangiza ukamubwira ko bitorera icyo rishoboye ari ukumuhereza 200,000, ko niba atabibashije yajya kwishakira akazi ahandi. Icyo gihe waba ugize neza. Nge ndemeza ko rero igituma bagenda bakuraho amaparuwase bagakuraho inzego zose zihembwa ntabwo ari impamvu yo kubura kw'amafaranga. Kuko ubu niba ndi minisitiri, aho kugira ngo nkure ku minisitiri ngire gitifu w'umurenge ngo nge mpembwe 400,000 kuko ngo amafaranga mu isanduku ya leta yabuze, wenda habayo sangishoni inkunga zigahagarara, wakomeza ukangira minisitiri ukajya umpemba bya 400,000. Ukangabanyiriza ibingendaho ukanyereka ikibazo gihari, kandi nanjye mba nkireba. Ntabwo umushumba paruwasi ayoboye ikibazo cyo kubura kw'amafaranga, kuko amafaranga yavuye mu matorero ni wageraho. Niba rero atakiboneka, ntabwo nawe yakomeza kugusaba ibingana n'ibyo wamuhaga, kandi azi neza ko amafaranga ahembwa ava mu maturo. Narababwiye ni ikintu gitumye amaturo muri ADEPR ashobora kuzabura, kandi amafaranga yabuze mu rugo burya abantu barokora, abantu baragwana. Iyo ibiryo bibaye bikeya mu rugo abana bakubitana ibipfusi, iyo ibiryo bibaye bike mu rugo umugabo atakaza agaciro, iyo ibiryo bibaye bike mu rugo umugore ashwana n'umugabo, iyo ibiryo bibaye bike n'abashyitsi barahacika. Ni igiki gishobora gutuma amaturo muri ADEPR abura ku rwego nababwira ngo, kandi narabibabwiye ko nabyeretswe, muravuga ngo nayasibo mana ngo ayo mayerekwa yanjye. Narababwiye nti nabonye biturisha izuba rivamo kugeza ubwo byumutse rwose hasigaramo ibiceri. Ni igiki gituma amaturo ashobora kubura? Ubundi ADEPR yatakariye cyangwa yacikiye intege hahandi senya za paruwase za mbere. Ziriya paruwase nizo zari ishingiro ry'ivuga butumwa. Bagombaga kwiyeranja mu buryo bwose ziriya paruwase zikagumaho. Icya kabiri, bariya abakozi bazi itorero bakamenya abakirisitu, bakamenya inguni zose bakagumaho. Abantu rero baribeshye ngo turazana abantu bize ngo umuntu ajyemo ngo icyo dupfa ngo nuko ngo abakirisitu bacu ngo bazi Imana. Nta muntu uriho, nta Mana igaragara. Urabyumva neza? Buriya abakirisitu iyo batanga amaturo bujya bayatura umushumba. Niyo mpamvu abakirisitu nibagira umushumba mubi, ikimenyetso cy'uko wabaye mubi bakwima amaturo. Nuyobora urusengero abakirisitu baturaga 100,000 ku cyumweru, ukabona ku gikurikiyeho bazanye 20, menya ko bakwanze, uri mubi. Nujya kuyobora urusengero abakirisitu baturaga 100,000, wahamara ukwezi bakazana 300, menya ko abakirisitu bagukunze. Niba uri n'umuyobozi wo mushumba murekeraho, abo bantu baramukunda, kuko amaturo abakristo bayatura iyo banezerewe. Kuba rero ibi bintu byose biri kugenda byikubita ku bayoboke b'idini ya ADEPR, birarangira icya 10 bakimize, birangira amaturo bayamize, kugeza ubwo ADEPR ishobora kuzasigara icungira ku byo twita ibirapfurapfu. Ubwo ni kwa kundi umuntu aba yaje mu rusengero nyine ayo yasaguye, niba ari turuwasa agaturayo, igihumba agaturayo, kandi binanone bigakururira abakirisitu mu kaga, kuko gutura bizana umugisha, gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ngayo nguko rero byavuzwe riratashye. Reka mpumurize bagenzi banjye, twari tumenyereye, abandi benshi baramenyereye. Mwihangane mukomere ntimugwe muri koma. Hari abantu babonye amabaruwa bagwa muri koma. Mwihangane mukomere nibabaha imidugudu, mwemere muyiyobore n'amazone, abandi bo nta niyo babonye. Mwihangane mukomere ntimwiyahuze inzoga cyangwa ngo mujye mu ndaya.
ijambo ry'Imana ravuga ngo nzi neza ko yatangije umurimo mwiza hagati muri mwebwe ari nayo izagira gute izawusohoza. Kimwe mu bintu bibabaje binateye agahinda ni ukubona itorero ryahoze ryitwa itorero ry'Imana na ba nyiraryo barivuga ibirwi kandi baryiratana, uyu munsi abantu bagiye gutangira kugira ikimwaro no kugira isoni zo kwitirirwa iri torero. Iri torero nyamara bitari bikwiriye. Burya niba urya ugomba kumenya ko n'undi muntu arya. Uwitwa Sawuli yagize gutya ngo yica abatambyi bose harokoka umwe. Ntabwo nzi umuntu uzarokoka aya mavugurura, ntabwo nzi ntabwo mbisi, ariko Imana yo buriya igize gute irabisi. Mutwandikire muri comment mudutuke aba ADEPR, ngira ngo muradutuka ariko nta kintu na kimwe twavuze kitagize gute kitasohoye. Birukana bwa mbere bakirukana ngo ingwiza murongo ba bantu ngo basagukaga. Umushumba bavuze ko nyine birukanye bavuyemo babaha imerekeza. Icyo gihe hagiye abantu bagera nko mu gihumbi, mu bihumbi bari benshi, abakozi hafi 1,100. Turataha, abasigayemo baravuze ngo Imana yari yaravuze ko izakura abanyabyaha mu murimo, ngo Imana yejeje itorero. Turagenda nk'abanyabyaha nyine twicarira muri tureba imbere. Nge nari n'umuvuga butumwa nzenguruka igihugu cyose nta nongeye kuntumira, ubwo ngo turi abanyabyaha nyine puberi kasiya. Kugeza ubwo rwose abantu basigaye bavuga bati ibyo Imana yavuze birasohoye, irirukanye abanyabyaha bose bavuyemo. Dutera kamera turavuga tuti namwe musigaye, kuko nge nagiye gusenga mbaza Imana ngo turi abanyabyaha ko kuratwirukanye. Ngiye kubona mbona umuvugizi wa ADEPR Revera Pastor Ndayizeyizayi, mbona ari gukaraba yisiga isabune, arangije ajya kumugeza arakaraba neza isabune imushiraho. Imana irambwira ngo ukubonye akarabye isabune ikamuvaho neza, niko aba bantu bose bayobora kuva ku mudugudu kugeza ku rurembo bose azabakaraba bakureho, nta n'umwe uzasigara. Iri ni yerekwa nabonye, yerekwa nabonye. Nararivuze. Turababwira tuti mwitegure nyamaza, twebwe twaratunguwe, nimugire guca mwitegure. Ube wagura akagare ko kunyonga ubukabitse, ube wagura agapikipiki, ube wagura agaka ukorore. Niba ufite ideni gerageza ugishyure vuba, ejo bitazakugora. Abantu bati mugende mwaracanganyukiwe ejo mu gitondo, kugira ngo babakubise amabaruwa, ahandi bari basigayemo ibihumbi nabo bagira gute barabirukana. Turongera dutera kamera tuti nubwo bagiye bashumba b'amaparuwase, bashumba b'amaparuwase turagira ngo tubaburire, kuko hagiye gusigara paruwase 30. Ibitwara bivuze mwitegure, mwitegure. Taga tuti mwitegure, mwitegure. Abashumba b'amaparuwase bagira gute baravuga bati byo ntago bishoboka, paruwase 30 yivi na yivi. None bigize gute karabaye. Nitwa Sibomana, mukore subscribe.